Kata. Uranze. Uramaze. Uranze. Yagiwanye. Twagiye Shema urumwe mu bantu bakoze ikiganiro kwa Irene cyagukuye he cyakugejeje he? No wazanye hano da. Nuko. No mujene. No mujana. No mugentleman. Mane reka nkubwire uremera ko muri physique rimwe guteranya aho rimwe ari 11 no wazanye hano da. Nuko. No mujene. No mujana. No mugentleman. Muheres Sheraj da. Yamuya yabivuze man. Abagabo bapfa gike. Yanabi Amaze mpera Tanze igisubizo cyuzuye. Nonge mbasuze mbifurize amahoro y'Imana abari mu majyepfo majyaruguru Burasirazuba n'Iburengera bwaryo nakiriye Shema Nonge amaze iki cyo kurya. Mumaze kurya? Kurya ta? Nubwo bakozi ivuye ngo ngiye baranzi ndi icyamamare twibwiye. Tewe. Timwen. Muruturu wandi wanyina. Ina wandi wa mukuru wase. Mukuru wase wandi wa nyirarume. Nyirarume wande wa muswe. Muswe wande wa mwayene. Mwayene wande wa muhiswe. Muhiswe wande wa rukaragwa bishingwe. Karagwa bishingwe wa wande wa ganga kahanzu Rwanda rwa Kagame. Naco nico. Biri kugira buriya iyo uyo ari guhengama. Ari kuba ngo bari kujyamo. Twagiye twibwire. Ni olanke again. Uramaze. Ola. Yo. Suguri yivuze. Ya ni olanke again. Ibirenze ibyo ubwo bari amahane cyangwa mushakaga nivuge nk'umuhanzi. Yivuge nk'umuhanzi tu. No bundu zap. Nta muhanzi upfa. Zima ntabwo bizise nta muhanzi upfa gupfa. Adapfa sinimana. Uri nyagasanira. Nashagize ngo yazapfa. Ako rubanda bagufi banarira tagara. Ni mugufi? Cyane. Resha n'impyiko y'ihene. Ubwire. Ikiganiro cy'umukomediye n'umuhanzi n'abakirava. Ngaresha. Niko. Impyiko y'ihene bimeze gute? Ubwire. Impyiko dusobanurire. Impyiko y'ihene bimeze gute? Umukara. Kuyu nako. Kugwa katinga. Ikiganiro cy'umuhanzi n'umukomediye. Kaje ora. Yo. Uti hari challenge watangije ubundi bikora gute? Sobanurira ho muri makeya hari utumaze imisi ndi kureba ari gusharinga ku bantu. Na winjiye mu bushabitsi bwo kuri TikTok na YouTube. Ya TikTok na YouTube ndimo ndagerageza nyine urebye ariko nabyinjiyemo to kandi nabigiyemo mbigiyemo. Kugerageza ariko nturi kubikora. Ndashaka kugira ngo nyine ndebe. Wagwan kuko man ngenda ndashaka hit. Ndashaka hit n'ukuri. Urumva niyo mpamvu TikTok, YouTube na Instagram nahagurutse nk'abane abantu ngiye kuzajya nkora ibishoboka byose ariko mbe wa muntu nyine abantu bareba sibyo. Ndashaka kugira abantu baje bahanga amaso online. Nta kibuno nta kwaha byose biranuka. Nta munya nta kwaha byose biranuka. Twagiye. Ubu wabona imbwira kumera amahembe. N'uyu nawe ni kameze. Ushatse kuvuga? Arakubabura nkayaka. Kata. Uranze. Uramaze. Uranze. Yagiwanye. Twagiye Shema urumwe mu bantu bakoze ikiganiro kwa Irene cyagukuye he cyakugejeje he? Cyangwa hepfo kinjana hejuru abizize. Ngo
Ibyo wabibaza Nyagasani ese ndi Imana. Nyine ubona cyaragufashije ikiganiro akore kwa Irene. Simbizi. Cyanteye mwaka. Ngo komera cyane. Inde ikiganiro cyo kwa Irene cyaguteye umwaka. Uyu nakomera cyane. Bitugiye neza ngo ikiganiro komera cyane. Cyo kwa Irene cyaguteye Imana uzimana. Se shima kwambara agashati kera kanditseho ngo iki? Yawe twigaga nijoro gusa. None zikanditseho ngo bana ona ya yasoma neza. Ndashaka ko nsoma ibyanditse aho ngaho ukabisoma nyakubisoma. Aho ndi umwongereza. Ndigerageza twumva. Goya. Ingombajwi ziba ari zingahe? 5. Inyajwi ziba ari zingahe? Ikibazo ingo iki kibazo. Iyi ni uri mu kiburamwa. Oye bose ubusagize umuntu mbona ndi gusubiza icyo kibazo. Inyajwi ni zingahe? Bazuye umupeti ni uri mu kiburamwa. Twagiye shema ngo inyajwi ngo ni zingahe? 20 ni ingahe? Ni ingahe? Kaduhere ku ngombajwi. Ingombajwi ni zingahe? Ingombajwi 5. Icyo ncyo urakyo ntiyazimenya. Ingombajwi ni 6. Naho ya inyajwi. Ngiki inyajwi ni 6 ingombajwi ni 24. Twagiye shema ingombajwi ni zingahe? Ingombajwi cyo tugesembuke. Ingombajwi si 3. Tugiye kwigisha abantu batabizi. Ingombajwi ni zingahe mu Kinyarwanda? Ntaho nziza. Bari ku ntoki. Ku ntoki. Nine. Ba cha da fa ga ha. Buga cyane nyine. Ngwiki. Awe. Karamana. Ija karamana oparasata uvawaya. Nyazwi yanyuma ni iyihe? Za. Ingombajwi yanyuma ni iyihe? O. Igihekane cyanyuma ni ikihe? Ni nya. Kunya. Kunyara. Uso. Ngira igihekane kirimo ijambo nya. Ngewe. Inyamaswa. Bakubwiye igihekane kirimo ijambo nya. Abakubwiye ngo uvuge nya. Ubundi si cyo kibazo kibajije. Igihekane kirimo ijambo nya. Igihekane kirimo ijambo nya cyangwa ijambo ririmo igihekane nya. None se nyine warusubije ibitumbi. Twagira igihekane cyo nico nk'umwe mu bantu baba style dufite shema. Nako karame. Teresa. Akojya yuko kuri imbere ya kamera. Mugongo. Muhanzi. Ari karagafo. Bikora ndashaka kubikora none rimwe. One time. 1 2 3 action. Ari karagafo mugongo. Munda. Amazi. Melody ukayumvira munda. Mukosore. Twagi. Gajikaraga fo ku mugongo. Munda. Gajikaraga fo ku mugongo. Ku mugongo. Twinjirire ku buzima bwanyu bwa buri munsi shema. Kuva utangiye gukina filime aho winjiye mu ruganda rwa comedy na filime ubona umaze kungukamo iki? Sembetse. Imana. We. N'abantu. Ndabizi. N'abantu hungukiyemo. Ntaragaruka kuri shema kuri icoco nicyo kubyamaze kugeraho. Kuva winjiye mu buhanzi kweza uyu munsi wa none ni irihe somo umaze gukuramo? Somo maze gukuramo. Abwo icyo maze kubona nta somo ndakuramo. Uko amasomo yo
ni hatari umuntu atangira kuyakuramo iyo yageze iyo agera nyine ariko aka kanya maze kubonamo ibintu byinshi aho kugira ngo mbone amasomo menshi nabonye ibintu byinshi man ibora kubyinjiramo biragora biravuna urebye wenda igihe natangiriye kugeza ubu wari wakora iki ni hatari mbese urebye ikirirwa birutwa no gukora icyo kiyede man kuko urahasoringa bya bindi bya nyuma noneho n'ugerageje gushakaho support cyangwa ubufasha ngo agufashe nashobora no kukwemerera ati nagufasha gutya na gutya ariko ugasanga hari icyo bisaba kugira gufashe urumva ugasanga mbese ni ibintu ko bikunda kuvuga abakobwa nk'umuhungu ubona haburi iki kugira ngo nyine hari umuntu ari wakubwiye ntabwo uzi ikintu wagereranya n'umukobwa niba icyo kintu utari umukobwa ngo akigusa ni igiki paper iyo uri umuhungu udafite amafaranga uba umeze nk'umukobwa udafite dash ako karoha kampatiri nubwo bivuze wicaranye n'umwana Shema anyway bakogoshe neza cyane ninde wamwogoshe wamunika mubaze ninde wakogoshe Shema ntaga munsi ni Eme wabwiye niki kwitwa Eme ni Imana Imana nagi kugira ibintu gutyo ditubwira tuba turi kuganira sibyo tuganira umuntu wakogoshe yagorekeje se ni wakuzanye hano cyangwa no wazanye hano da nuko ni umugentleman ni umugentleman naco nico ese Shema iyo uryamye urota iki koko mu buzima bwawe iyo uryamye ukagira amahirwe yo kurota urota iki njyewe ndamanza ntarotaga ariko iyo njyamye hari igihe ndose ndi kuba umupasitori ndi kubabwira undi hareruya nuko Imana irambwiye ngo ubonye umugabo azaba afite ijigo ameze nk'ikiwarata umuntu umungana nkanya nabona umugabo bigakunda yewe ko naba ndi guhanura umukobwa se ubundi wabona umugabo nawe uri we uriya birakoronaga ese Shema ariko ndaza kukubaza mu kiganiro turi bugane cyihariye njye nawe dufitanye ikiganiro cyihariye cy'umwihariko kandi cyaba kiri kuri YouTube ubona icoco nicyo gitwika simbizi Oranke nubwo aduhishe agasatsi kawe uheruka muri studio ryari neruka muri studio kwezi gushize hari project barimo gukurikirana nyine urumva bagomba gucamo igihe nyine kugira bayitunganye bitonze hari project ifite kujya hanze muri vaka tugiye gutangira vacances muri vacances muri ibi biruhuko tubivuye mu kinyarwanda muri ibi biruhuko bang out soon umuzigo kabisa ndaje mbatemo okay imibare izwi yemewe mu Rwanda ni ingahe imibare izwi turagenda tubivangitanya n'ibintu by'ubwenge ni 10 wowe ni ingahe umwana azi ubwenge ni 9 yimbwira 0 oya ni 10 uyu yanyoheje ni 10 oya ndakweje nyine ngenda yize ahubwo uramwigisha oya ntabwo ari ibyo ni 10 urumva ariko avuze ngo ni 9 mitamya tuyimwa oya nje nari buguha igisubizo cyane aravuga ngo ni 10 nje nari buguhereza igisubizo cyane nyacyo urumva rero arabyishe mitabani yawe bakwemera kuri oya reka nkubwize ukuri niyemera ko ari indebe reka nkubwire gugu irimo n'umugese wamubwira ni indebe sinakubwiye abaswa ni nk'abase umikire umbaze twagiye wowe waruvuze ngo 9 aravuze ngo ni 9 mitamya ya uri umuhanga ngo nigaye ariko oya kuba mvuze ngo ni umuhanga ntabwo bisobanura ko ari umuhanga okay umubare wa nyuma munini no wowe umubare wa nyuma munini ni 9 umubare muto muri yo mibare warumajije umutonya n'uguye umubare mutoya no wowe ni rimwe urumva twaba dufite imibare ingahe mu Rwanda
10 ariko umubare muto none se 0 ni umubare 0 ni iki ni umubare kangahe 0 ni none rimwe ishizeho 0 byaba kangahe byaba 10 none 0 ntari umubare ukuntu twaba dufite imibare none ubwo 0 biba bikiri umubare none biba bikiri umubare 0 mwana wituma murana umva deba niba 10 ari umubare niba dufite imibare 10 yimbwire akayuzuye 10 oya urambajije oya imibare ni 10 sibyo ariko umubare mutoya umubare wa mbere ntabwo ari wo mutoya imibare y'10 niba imibare yose ari 10 ni ihe imibare ari 10 cogamba rero sebusa ni ukuva kuri 0 kugera ku 9 ubwo iraba imibare ingahe 10 imibare ni 10 muri iyo mibare 10 harimo umubare mutoya no munini muri iyo mibare 10 igizwe na 0 kuzamuka kugera ku 9 tubwire iyo mibare uko ari 10 tubwire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ibaye ingahe 10 zibaye 10 muri iyo mibare si 10 sitabanya ko dufite imibare ingahe 10 umubare mutoya ni uwuhe umubare mutoya ni 1 0 ngeyo ku giti cyanjye ubwo sinzi ukuntu abandi bantu babifata 0 ntabwo ari umubare abaranza batubwire abantu bari kudukurikira muri comment batubwire niba dufite imibare 10 0 kabirimo 0 kabitari umubare ubwo mane reka nkubwire uremera ko muri physique rimwe guteranyaho rimwe ari 11 ngo rimwe guteranyaho rimwe nibyo ndi kukubwira akuru kubona turi ibishushungwa ahubwo uri debe rimwe ryanyuma none se reba rimwe guteranyaho muri physique sibyo ariko twebwe muri rubanda rugufi muri physique gute rero muri nyine umunyesiyansi arakubwira ati rimwe guteranyaho rimwe ni 11 nabikorera muri formule uwo mucukumbuzi wabivuze uwo mucukumbuzi wabivuze ni byiza ko twicanye nk'abanyeshuri mwemwe cogamba umucukumbuzi wabivuze amwita Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg iyo ni iteka rye iyo nawe ari gutegosa umutwe ari gutogosa umutwe pe oya reka nkubwire ako kantu waraye ukabonye kwa ko Bana Boy yagendeye mu modoka nshyashya bavuga ko muri Afrika bavuga ko isitigeze zigeramo ariko yaragaragaye ari mu modoka yakozwe n'uruganda rwa Mark Zuckerberg none nawe Mark Zuckerberg uramuzi uza hano nawe ngufatiye ukuntu Mark dufite imibare 10 koko dufite imibare 10 ariko umutoya muri yo ntabwo ari umubare iyo bavuze imibare y'ibiharwe ni ntabwo nyiza ibiharwe ibihagwe ni ibikisi kandi mana yanjye ngo nyine twese ubaje ntabyo tuzi ba bantu dufite cyo ngogamba nawe ibihagwe ni ibiki umubare utagaboneka na kabiri abari kangahe abari prime number prime number ni iki imibare y'ibiharwe ni kangahe wayumvise na 11 ubwo yazama ariko twavuga tugiye kwiga imibare uyu munsi kandi turi kuganira mugiye kwiga imibare uyu munsi mwese turi kuganira tuvangamo nyine tu Shema nyuma yo ariko aramwaye wowe ni wowe wari uvuze ngo ndi kwiga njyenyine kandi nawe ari kwiga ariko uramwaye muhu ntawe umwaraga mugire vuba twagiye kuko ngenda bana iyo ni umuhanzi nawe gakubita nawe uri umukinnyi wa filime twagiye ni filime uheruka kureba jewe ya Mitsutsu Mitsubishi ari gusenga ara kwa kibaru yasenze ngo iki gerageza kumwigana akantu gato udahagurutse gerageza ko nari nsinziye si ko narabimenye naco nico uramutse twaye imodoka abari mu modoka bakaba ngo tumaze dusenge iyo dusenga twese turahumiriza kandi shoferi kugira ntari buhagarare bizagenda gute nayiparika ngahumiriza bagasenga kandi utari buparike nabo bwabasenga izo mana zabo sinshaka gupfa kandi imana ikiza abantu ari gusenga umbihuriza muri gusenga imana barababwiye kandi uratwaye umushoferi barabwiye muhume dusenge ari mu mutwe bashaka gusenga muzabigenza gute nabanza nabaza shoferi nibe nawe ari buhume nose yambwira ngo muhume nawe ari
kabutura ikibazo wazi wakora iki ubu wahoma ariko sha uzi ko mutubasha kamwa ugahuma umeze ngo ame gasanga uri ku rutare wapfuye wari uri gusenga kibitagukijije ubundi se kubera ko umuntu apfa kandi Imana imukunda bizi uraba ari ikidumbari nyine none ubona ari impamvu umuntu apfa kandi tuvaka Imana idukunda impamvu umuntu apfa nuko n'ubundi bagomba gupfa kubera ko gupfa ukuntu nabyumvise abantu bashyira nyine babivuga n'abantu bakuru bavuga ati ngo basigaye barajya inyama cyo gituma bapfa gupfa nyine ni ikintu cyashizweho bitewe n'icyaha cyabayeho baravuga bati icyaha mukoze ubuzima mugiye kuba abazabakomokaho bazaba buzajya buraba bufite iherezo anytime umuntu azajya akomeza havemo hajyemo abandi none se shema ni cye cyawe uri gukora inde nda sinkoraga ibyaho umuntu usenga agakoraga ibyaho nta muntu wabaza iki kibazo ngaba afite ikindi cyaha kitari ugutukana kubera ko buri muntu wese icyaha abaheruka gukora mubwire cyatari aba ari ugutukana man nicyo kiba kiri hafi mubwire ngaho mbwira ubu wavuga ni cyaha kiba wakoze uyu munsi none wumva kigucira ubanza wumva gikomeye kuruta ibindi Mana y'isi n'ijuru anzanye ubibaze nawe kugira ngo umuntu akubaze ngo niki ubuse bamfunze nge nemera ibyana nakoze n'abantu batazi shawabi nta cyakirenze nakoze ariko ntabwo waza ngo imbere ya kamera ngo wemere ngo nakoze icyaha kinini ngo yibye kariso yande naco nabaje alright tugana ku musozo komeza nari tugana ku musozo naye amafaranga menshi bashaka kugwa Shema akakonanira kuyabara byagorana amafaranga ko nana gasinzirira mura ewe ubu bagwa amafaranga ngo baragakundanira anyagasani ko yagabarara uramutse wakira amafaranga menshi cyane arenze utekereza uyu munsi wa none ni cyo kintu wahita utekereza gukora natse nekereza gukora ikintu nkunda kurusha ibindi ikihe inzozi zanjye ntabwo utubwiye uko inzozi aho ngaho wawucitse umbajije ngo inzozi zawe nizihe ibwo nakubwira inzozi zanjye nta wundi bwo kugusubiza ngusubije neza 100%. Ntabwo wambaje ngo inzozi zawe nizihe wambaje ngo ni cyo kintu wahita ukura mbese muri make ni cyo kintu wahita ukura mu nzira twaje ni Oranke na Icoco Nico muramuzi muri filme muramuzi muri mu ndirimbo na comedy zitandukanye nubwo yabivuyemo ibya comedy hari ora igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere tungahe 30 Shema intara zigize igihugu cy'u Rwanda ni zingahe nine hatiyongeramo na Kigali bavuga ngo nine mubajije inshuro nyinshi niyo mpamvu abizi twagiye umuntu bitsinda muri mwebwe ni 5k kagiye kuzana bya bibazo byo muri 5k ni 5,000 wambwa twagiye ni ikihe gikorwa kizaba tariki 15 z'ukwa karindwi amatora manje bazi ikindi kibazo gibi bitanu bazi ikindi kibazo nye Shema yarabirimo ariko ntasubiza neza amatora ko gutora mu president ariko n'abantuza abandi baba bagira gajya nabake twagiye babakopeje tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tuzatora nyakuwa president wa Republika hazaba amatora y'abadepite na president nabona ijya kugamba wituvuga ngo baradukopeje muhereze sheraje yabivuze man abagabo bapfa gike yanabi amaze mpereze tanze igisubizo cyuzuye n'uyu
muhereze mani oya uzajye wemera ibintu uri gukora umva ariko munyatakiye mwamubonye Iris Rwanda muri kumureba Iris Rwanda do akoresheje challenge do watanze amafaranga mwayikoze oyo ujye ufuka mani umupeti yabivuze yavuze ngo iki yavuze ko ubwa mbere ni nabwo ubundi yagenda gisubije bwa mbere asubiza ngo iki yavuze ko amatora none hari ikindi kintu uzi bazatora perezida umva igisubizo cyuzuye tariki 15 muri make ukuri kubivuga ko yari bubivuga hazaba amatora ya perezida wa repubulika reka nkubwire bazatora nozo bizute gute uri imana none batora iki bazatora none bazatora uzaba perezida n'amadiba bazatora bazatora n'abakarani oya ngo shema ako tutibagiwe kuba mwimye amafaranga tutibagiwe 5 bye ndabimuha Mweri imbere y'abanyarwanda ntacyo yakoze niko mfite ubwoba wagamba twisimbukire wagamba hemuga tugana ku musozo bitanu byanje urabinyima zo misozo nongera kumbwira amakara mu kiganiro cyanjye ni icyanjye ndavuze ngo shiraga ni icyanjye ubundi ufite ibiro bingahe inusu nawe singeze ku kiro nyimye bitanu byari biramwongerera ibiro ngafite inusu nagageze ku kiro mwimye ibiro 5 abantu b'ibisambo mwakoze kubana natwe 5 byanje zitabimpaye katinga twagukereza umujeni